guhunga icyaha ntago ari ukugikubitaho muri kumwe guhunga icyaha no kukigendera kure kandi umwanditsi Bibiliya avuga ngo nimugire umutima nk'uwari muri Kristo Yesu niba udafite imbaraga zanesha icyaha uwo mwanya gihungire kure donc ni ukuba nka Yosefu. Yes, Yosefu yabonye atari burwanire mu nzara yiru asiga umwitero aravuga ati musigarane umwitero ariko nge ndi muzima ndagiye. Urumva kandi teka umuntu ugeragezwa kankavugeho akageragezwa muri ubwo buryo abateganijwe amasezerano ko akomeye. Banze mbwira umuntu uganwaho n'ibigeragezo niwe muntu Imana ibire bigasanga ejo azakora ikindi kintu gikomeye. Satani nakurwanya akaguhiga inshuro nyinshi uzamenya ko Imana uri imari uri ahubwo se uzi kuvuza ikintu gikomeye. Nta muntu wese witwa ko akomeye ataraciye ahakomeye. Nayo mpamvu buri umuntu wese akwiriye gucungiza no mu buzima busanzwe apane bya Kristo no kuba umuntu ari no mu buzima busanzwe ujya kuyobora abandi warageze ku kigero cyo kugira ubwenge busumba bw'abandi ugiye kuyobora. Icyo kintu uvuga nicyo mbanze mbwira abantu basenga. Turagusuhuje mwene data udahwema kudukurikirana kuri Duhumurizanye TV. Tuguhaye ikaze muri aka kanya. Twakwibutsa niba utarakora subscribe gukanda subscribe, warangiza ugakora like ndetse gukanda kuri notification iyo nzogera nayo ni byiza kugira ngo uko ubutumwa buzajya buza ujye ubasha kububona bitakugoye. Comment zawe zirakenewe kugira ngo tubashe kumenya uko mudukurikirana kandi niba inyigisho dutambutsa kuri televiziyo zibafasha. Murakoze. Uyu mwanya rero turi kumwe n'umutumirwa wacu. Arabibwira ngeweho dusanzwe tubana nitwa Reverend Pasteur Ndorimana Edouard nkuko mpora mbivuga ndi umushumba w'itorero. Nkuko tudahwema kubana rero ngeweho navuga ngo uyu munsi ntabwo ari ushaka kwivuga cyane ahubwo umutumirwa twatumiye niwe tugiye kuvugana kandi niwe tugiye kubana mu ijambo ry'Imana. Umukozi w'Imana muraho cyane. Mwaka mushya muhire. Ese 2020 yarangiye gute? Yarangiye neza. Nubwo nyine twari mu cyorezo. Unatwibwira nta kibazo. Nubwo twari mu cyorezo. Ariko Imana yaturenze. Twaguwe neza. Kandi ibintu biri rusange. Nta muntu utarabyakiriye uko byaje niko Imana yabigennye. Uko yabigennye. Yego. Kandi nta nicyo tubaye. Yego. Uko biri kose. Okay, ibyahombye birahari byahombye byinshi. Ariko kuba tutaratakaje Imana. Muri hari n'ibindi Imana duteganije izaduha turiho ibyashize byapfuye ubusa cyangwa bitarabonetse ngo izadushumbusha iby'inzige n'akagunguza n'uburima n'ibiyose. Yego. Nange ndabasuhuje ubushize nina nabibwiye ariko ndongera rimwe. Nabwiye ko nitwa Nezamana Janvier ndi umunyamuhamagaro ndi umuvuga butumwa sengera na ADPR Remera. Nabwiye ko ndi umugabo. Turashima Imana muri rusange. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Nabibwiraga reka musubize ijambo none tuze gukomeza. Arakoze cyane. Imana imuhe umugisha. Uyu munsi turagira ngo tugirane ibihe byiza kandi hamwe n'Imana irabiduha. Buriya iyo abantu basabye Imana irabiba. Muri ubwo buryo rero reka dusabe Imana idufashe kugira ngo ibane natwe. Hanyuma ndagira ngo uze kudusomera icyanditswe turi bugendereho. Uyu munsi reka nanjye nsenge tugabane uyu murimo. Bibiliya iravanga abajya gutabara abajyana na Yesu gutabara nibo bazagabana umugisha w'Imana. Hanyuma rero reka tugabane umurimo. Reka nsenge nawe usome icyanditswe maze hanyuma tugende. Mwami Yesu turagushimiye. Tugushimiye kubanye natwe. Tugushimiye ko uturinze ibihe byose tubayemo. Niwe dukesha urugendo rwo kuvuga ubutumwa kwacu kandi niwe dushoboza muri byose. Mana turakwinginga kuva dutangiye kugera ku musozo aba ari wowe uyobora ibitekerezo byacu. Ibyo twavuga byose byo kubaka imitima badukurikirana kandi umwuka w'Imana akora imirimo n'ibitangaza hagati muri twe. Urakoze kukomeza kudufasha no gufasha abadukurikiranye muri uyu mwanya mu izina rya Kristo Yesu umucunguzi wacu. Amen. Reka dufatanye iri jambo ry'Imana. Dusome mu gitabo cya Esteri. Igice ni cya mbere. Turasoma umurongo guhera ku 10. Noneho tugeze 13
nuko ku munsi wa karindwi umwami anezeza umutima na vino ategeka Meyahumani na Bizita na Harimona na Bigita na Bagita na Zetari na Karikasi inkoni ndwi zaherezaga umwami Hasuwarusi ngo bazane umwamikazi Vashiti imbere y'umwami yambaye ikamba kugira ngo amurikire abantu n'abatware ubwiza bwe kuko yari nyaburanga. Ariko umwamikazi Vashiti yanga kuzanwa n'itegeko ry'umwami yamutegetse inkone ze. Umwami nuko ararakara cyane, uburakari bugurumanira muri we. Uburakari bugurumanira muri we. Kandi reka tugasubiremo kumvikana neza. Umwami niko kurakara cyane, uburakari bugurumanira muri we. Umwami niko kurakara cyane, uburakari bugurumanira muri we. Mu imbere. Akoze cyane. 13 umwami ahera ko abaza abacurabwenge. Abacurabwenge bazi byabaye kera. Urumva? Ngo kuko ariko yabigenzaga ku bacurabwenge baza amategeko n'amateka bose. Amen. Ndashaka ko iri jambo turivugaho. Ndashaka kugira ngo tubwire abadukurikiye bose ahantu bari ku isi yose abaza diaspora abari hanze ku migabane itandukanye, Amerika, Canada, abari mu Bwongereza, abari muri Australia, abari hano muri Afrika, abari hano muri Aziya, abari ahantu hatandukanye, ni henshi barahari badukurikiranye aka kanya. Ndashaka tuganira kuri ijambo iminota mike, turaza kurivugaho twembi, ariko ndashaka kuvuga iri jambo mvuga ngo ukuteye ukuri imiterere yawe. Kuko uko bakubona abantu, ingano yawe, imigendere yawe nta kitwaye abantu, ariko wowe ukuteyemo imbere byaguhesha umugisha cyangwa bikakwimisha iki umugisha. Ubwo se ushatse kuvuga gute? Ongera usubire mu twumva. Wowe ukuteye imiterere uko nkubona wowe gutya apana inyuma, oya uko nkubona inyuma ni kwiza, ntacyo gutwaye abantu. Kuko umugisha w'Imana uzacaho uzaza ukugereho nta kibazo, ariko wowe uko uteyemo imbere nibyo bizaguhesha umugisha cyangwa bikwimisha iki umugisha. Niyo mpamvu nkubwira ngo umuntu wese aba agomba kubanza akajya afata umwanya akigenzura, kureba imiterere ye, akareba kemereye, kandi ikindi mbwira aba bantu badukurikiye twese na hano turi dukwiye guha twisuzuma. Wowe wisuzuma kugira ngo umugisha nuza bisange nawe witeguye kwakira uwo mugisha, kuko hari umugisha muke, hari umugisha mwinshi. Sobanura neza. Hari umugisha umeze nk'amanu, hari n'umugisha noneho urimo ibitangaza bimwe by'ibimenyetso. Icyo kintu kirakomeye. Hari umugisha ugucungura, hari n'umugisha ukubemo uburyo Imana yivuga mu izina. Nakoze cyane aho hantu tuze kumva neza. Noneho hari igihe twebwe dutekereza ko wa mugisha umeze nk'amanu twebwe tutamenya bimwe ntitunabitandukanya ngo tunabimenye. Hari igihe ushaka kuba wabonye inzu, na example nimo ntanga, wowe ugatekereza ko ari umugisha, kandi ari Imana iguhaye. Kandi icyo nukuri ntabwo inzu ari umugisha umuntu yakakwiye kuvuga ngo nafite. Wagira ngo ubonye imodoka ugatekereza ngo ni umugisha, kandi ku Mana ari Imana hawe. Noneho uburyo ugende ubona umugisha bigusaba guhora wagura ibitekerezo kugira ngo n'ikindi Imana itekereje cyo kukunyuraho. Icyo kintu ndashaka ijambo turivugaho neza. Akuse nunyegera hafi nta kibazo. Nitubivugaho turabwira ingero zose. Turajya ku bakobwa, tujye ku basore, tujye ku badamu, tujye ku bagabo, tujye ku bantu bakuze,
cyane urumva ku buryo bose ukiri ku isi uracyafite imbaraga z'umugisha uracyahetse umugisha Imana ishaka kuguha uracyari ikigisho mu bana bawe uracyari umugisha aho unyura uracyari umugisha kuba mugendana ugomba kuba witeguye kwakira umugisha wose ukuvuga ngo inzitizi ni ukuba umuntu atakigenzura ngo ni ukwiyibagirwa icyo uri cyo katuve kuno jambo rimwe iri uyu Vashiti yari yibagiwe noneho akamurimo cyangwa ibimusanzwemo bimurusha imbaraga aviyora itegeko ariko uzi kugira ngo umuntu aviyore violence icyo ikintu cyitwa kuviyora itegeko ry'umwami. Uyu mugore yarazi ko umwami ayoboye ibihugu 127 hategurwa ibirori uyu mugore yarabizi ama invitation atangwa yarayazi iminsi bizamara yarabizi abatumirwa yarabazi nta na kimwe atarazi mu bigomba gukorwa kuko ni umugore w'urugo nta na kimwe atarazi ndetse nawe yagize umwanya wo gutumira abagore bagenzi ibyo nabyo biba kwisi niko abantu babayeho nta kibazo ibintu birakorwa ariko mu bintu bikorwa byose yuzwi neza ko hari ikintu kiguhesha icyubahiro wicayemo ugomba kukimenya ukamenya ko umudayimoni yagutegeraho kandi ukavamo bigutunguye cyangwa se mu kimwe ugomba kumenya ko muri rwinshi y'abantu wagiyemo cyangwa mu buzima usanzwe ubayemo hari umudayimoni wagukoze iki isoni kandi hari na marayika waguhera mu mugisha. Ariko ndatekereza icyo kintu uvuze kiragutse iyo yaza kugera hariya muri biriya birori ntekereza ko yari afite umugisha mu buryo budasanzwe ariko arabitakaje. Noneho umva icyo nshaka kuvuga iminsi irashira ngo hasigara iminsi 7 akuri kunyumva ariko ndabyumva cyane ngo hasigara iminsi nga 7 iyo minsi 7 ngo itandatu igira gute irashira hasigara umunsi wa 7 noneho mu by'umwami yatekerezaga nubwo yari yasinze ariko umunsi wa 7 yari yawuteguriye umugore we ndafashirwa ko kandi umugore ntiyatekereje ko hari icyo umwami yamuteganyirije ahubwo we yatekereje ko aho bari kumwe nabo bari bwizihiza ibirori neza ariko ntiyatekereza ko ku ruhande rwa rundi muntu w'umugabo ugomba kumutekereza cyane kandi usumba mbwira abadukurikiye mwese mu byumve nubwo uri aho ngaho nubwo ukora iyo mirimo ariko hari undi muntu ugutekerereza nubwo uri mu kazi boss we yagutekerereza nubwo boss agutekerereza umukozi wa undi mukorana yagutekerereza ugomba kuba uri ufite ikirere cyo kwakira umugisha wuzuye kandi imico yawe ukagerageza kuyimanaginga kugira ngo ntiwice umugisha wawe. Ariko se uzi ko abantu benshi biyicira umugisha ndaza kubivuga njyewe nzi umuntu wasabwe arakobwa reka mbikubwire yarasabwe asabwa n'umusirikare w'inyenyeri 2 arangije amusaba umukobwa aragize imyaka 37 aramukunda muri iyo myaka aravuga ngo nshingiye ku mwuka wera ukurimo nshingiye ku ntuvuga ururimi rushya nditaye ku myaka naho uvuka ndagutwara barakundanye yamuguriye telefone nibwo bwa mbere nari mbonye kuri telefone hari muri 2 nge nari ntari nayitunga kuko natunze telefone 2 na 2 nabwo ngeze i Kigali ngiri mu cyaro nayirebaga nkuko imbwireba televiziyo numvaga bisona tukirukanga tukavuga ngo ibyo bijwigira n'ibyaye ntabwo arayimugurira muri ibyo bihe arangije umukobwa aragenda comekana n'undi muhungu amuterera inda mu rusengero babirapfuye byapfuye habura umunsi umwe bakora ubukwe yaramuguriye ikanzu yaramukoye agiye kumupimisha kadatwite kwa kundi bajya kwipimisha asanga afite yane aramubwira ati nyuma y'umwe nibyo nawoze nkubwira umuntu ashobora kwiyambura umugisha bitewe n'ibimurimo uko uteye hari uko uteye abantu babona bagushimira hari n'izangeso zawe zimwe abantu bihanganira ari uko ugenda kontrolera ingeso zawe uko ugenda utamenya kamere zawe bigenda bikwicira umugisha ariko kandi dayimoni icyo satana bashaka abagira ngo kwicira umugisha handi ugomba kubona umugisha nyawe ukagesa nutunzwe we mugisha ugiye kuzaguteruruka kujyana hejuru niho satana gutegerera nyawe. Uyu mugore witwa Vashiti yari umunyacyubahiro yarazwi mu rwego rwo kuba ari umuntu uzwi umugore w'umwami ndetse n'umwami ntiyari umwibagirwe kuko yarazwi ko ari umwami nyine kandi nawe yari igikomangoma yari umwami kazi umva niko gutekereza umwami ngo atekereza ngo hamagara inkone 7
aravuga ati simbabwiye ngo mugende mumuterere mumuzane ahubwo ndababwiye ngo mugende mumubwire ngo umwami aravuze ngo aragushaka ariko mu by'uri ukore wambare icyo bita ikamba wambare neza mbese ikamba yari bwambare bari bariziranye uko arabizi iyo umwami yavuze ngo ambare ikamba abazigiye ubu babiziranye rega burya natwe ntituri abami ariko turi abagabo yes buri iyo dufite ibirori umugore wanjye mbaze umwenda ari bwambare nawe abazi ikote ndi bwambare tuba tubiziranyeho noneho ibyo biri gutegurwa nuko inkone zirimo zibwirwa umugore ntago afite ikirere cyo gutekereza ko umugabo ashaka kumutungura akamutumizaho ararangaye niko kundi twebwe abantu duteye dushaka kuvugana n'umuntu tukamusubiza duhubutse ukanamutuka ukamuganguza icyo ndicyo ukanamutuka ukamugura ubundi buntu mbese ugasa nkaho ugaragaje ko ari wowe ukaze kandi iyo umuntu ninjye nabyita ijambo ryitwa akamenyero iyo wamenyereye umuntu umuburiraho umugisha reka nongere subire mwaka kandi iyo wamenyereye umuntu umuburiraho umugisha Janvier reka nkubwire uri umukozi w'Imana wasizwe ndakwemeranye kabone naho waba ufite abatakwemera benshi ariko jewe nge ndakwemera kuko narahishuriwe nzuriwe kuko nanjye uzuwo ndiwe ingorane umuntu wese uzagira ibyago akakuburiraho umugisha n'umuntu uzakumenyera burya n'umugore wawe akumenyereye ashobora kugira umugisha kuburiraho noneho ubwo n'uwo hafi abakurebo bafite ibyago akamenyero si iki tugasoma gakeya ugomba kutagira ibintu umenyera uhereye iyi Imana yawe ntukayimenyere icyo kintu gisobanure neza tugisobanure ugomba mu buzima bwawe kwirinda kumenyera kamvuga bitatu icya mbere ujye wirinda kumenyera Imana icya kabiri wirinde kumenyera umuntu ufite umugisha uzi hari umuntu ubu ufitiyeho umugisha hari umuntu ubu wagiriyeho umugisha irinde kumumenyera gatatu irinde kumenyera umuntu ukuruta umva ibyo bintu ko ari bitatu umuntu abyubahe noneho akandi kanyuma ntasiga kuko kanjemo kavuge irinde kumenyera amasezerano ngo yitiranye n'ibihe n'iminsi subiramo neza icyo kintu irinde kumenyera amasezerano ngo yitiranye n'ibihe n'iminsi menya ko isezerano rihetswe n'uwaritanze kandi ni uhetse Bibiliya ivuga ijambo ryiza kamaze ko kuri muririmbyi yavuze ngo amasezerano yose ko Imana igira gute yatanga ngo yakomejwe n'iki n'amaraso nje nawe sitwe twakomeje isezerano uwaritanze niwe warikomeje wowe ugomba gutunga ikirere gusa cyo gutunga umugisha cyo kubita ariko marayika wawe hari gusa birahagije agahita kugezaho nicyo shimiriye umugabo ko Daniel yasenze ku munsi wa mbere abona marayika ntaje ariko akomeza kwava aravuga ati no nubwo ntabizi biri kubera hakurya ariko genda komeza birivwe iminsi 21 ariko niyo marayika ataza yari bukomeze na 40 ari kwigira kubera ko ntamenyera uwe yizeye ukurusha ubushobozi ntukamumenyere la tole borestai uziko buri ikintu kitwica buriya vashiti yishwe n'akamenyero none mvuka kantu gatoya agira akamenyero kakandi gakura kakarenga kagafata ururimi asubiza inkone ngo mugende mumubwire ngo itegeko utegetse ngewe ntabwo sibyo ryanzana ntarasimbuka umenye ko uko utavugurura ingeso zawe uzi wiyiziho niko Imana igenda izireba zikayinukira niko ikurambiwe igusimbuza undi uyifitiye umumaro subiramo ako kantu ntabwo kanasubira mu gatoya subiramo icyo kintu cyumvikane neza uko ugenda ingeso zawe zigumamo zigakura zikajya zigakura ni nako kwa kundi Imana igenda ikura igatangira kubura mu mumaro igatangira kubona umumaro igatangira kumva nawe uri kwinukira igatangira gutekereza kundi muntu wagusimbura kandi wowe uzingura cyahari kandi wowe uzi ko ukiriho uko uteye kwawe kwaba kwiza kwaba nako ariko vugurura bimwe ubona byakubuza iki umugisha kuko ikirere gihesha umugisha buri muntu arakigendana akari muri vashiti twambutse akari muri vashiti kuko ari kamaze gukura niko kasohotse vuba kihuta vuba kandi kikubuza umugisha iteka kikaba kirakwegera kiragusuzuma cyane
kandi kizi n'umunsi ugiye kuwakirira nushaka kano kantu tugahishurirwa twese tumo tuganira twese tugahisha iki kushaka kurwanyiriza umujyaje wa kikwirukaho kikwiziringaho iyo uri umudamu hari ikigabo kikwirukaho kikwiziringaho kaho zakaya yari umukobwa hari umuntu kumwirukaho ubuntu umusore mwiziringa akamwiziringa akabona ko kugeza igihe abura imbaraga zo kwiyaka icyo kintu icyo mwiziringaho kandi shayo utakiyatse utakaza iyo udafite imbaraga rero zo kushaka guhishurirwa ngo ukikureho nacyo kigenda kizura ibisanzwe bikurimo sukuma papa sukuma guhunga icyaha ntabwo ari ukugikubitaho muri kumwe guhunga icyaha ni ukukigendera kure kandi umwanditsi Bibiliya avuga ngo nimugire umutima nk'uwari muri Kristo Yesu niba udafite imbaraga zanesha icyaha uwo mwanya gihungire kure donc ni ukuba nka Yosefu Yosefu yabonye atari burwanire mu nzara yiruka asiga umwitero aravuga ati musigarane umwitero ariko ngende muzima ndagiye urumva kandi iteka umuntu ugeragezwa nkavugeho akageragezwa muri ubwo buryo abateganyijwe amasezerano ko akomeye banze mbwira umuntu uganwaho n'ibigeragezo niwe muntu Imana ibireba bigasanga ejo azakora ikindi kintu gikomeye Satani nakurwanya akaguhiga inshuro nyinshi uzamenya ko Imana uri imari kumara imari uri ahubwo se uzi kuvuza ikintu gikomeye nta muntu wese witwa ko akomeye ataraciye ahakomeye nayo mpamvu buri umuntu wese akwiriye gucungiza no mu buzima busanzwe apane bya Kristo no kuba umuntu ari no mu buzima busanzwe ujya kuyobora abandi warageze ku kigero cyo kugira ubwenge busumba bw'abandi ugiye kuyobora icyo kintu uvuga nicyo mbanze mbwira abantu basenga mbona no kutubwira badasenga hari ibintu bitatu iyo warezwe neza hari umugisha ubonera muri abo ku bandi bantu bakubona ko warezwe neza ariko waruzi ko buriya bajya bavuga ngo uburere buruta ubuvuke reka mvuga kakana uburere buruta uzi impamvu bakoresha iryo jambo nuko umuntu ashobora kuvukira habi akarerwa neza agatanga umusaruro kandi nabwo umuntu ashobora kuvukira heza ntarerwe agapfa nabi kandi yaravukiye heza n'umuntu waba waravutse ameze nk'imfubyi nta babyeyi afite iyo yigiye ku bandi bantu bakamwigisha umuco hari umugisha abonera ku bantu bakeneye umuco uwo ni Esther uvuze ndagusaba umwanya ujye wicara wowe uzankurikira cyangwa se uzakurikira kino kiganiro ndagusaba uzafata umwanya wicare uvuga uti umubiri ujye mpushinga uvuga uti ubwenge bwanjye hari igihe bigera ukuntu ese hari igihe mvuga amagambo mpubutse hari ukuntu se ibi cyambanye ikintu cyitwa kikanyiboheraho umenye ko ibyo ngibyo icyakuneshereza ni Kristo ariko kandi wiyambuye icyaha mu mutima kuko ni ikisanzwe kikubungamo gusa ku ruhande nuko hari ikibiserembura hunga ikibiserembura usigara urwana ikigutuyemo ko uzi agiserirateri ziba hanze inyuma dore ikintu gikomeye uzi kubona umuntu azi ko afite ikimwirukamo agiye guhura n'abandi bafite ibibirukamo nabo iyo bihuye bicana iminyoteri niko babyita donc ni nka kwa kundi y'indayi ihuye n'indayi ni mwoto tugiye gusobanura ukuntu rero akari mu muntu kavana umuntu mu mugisha we iyo ari kabi turanasobanura uburyo ikikurimo ari cyiza kikuzanaho imigisha kandi imigisha ya mbere iza ku muntu ni Imana icya kabiri ni abantu icya gatatu ni umutungo y'abantu babona no mwisi babyita ibidukikije umutungo babyita ibidukikije ugasobanura neza babyita ibidukikije ubundi burya ibidukikije birakwiriye ariko sibyo bibanza rakoze cyane uyu vashi itakimara kuvuga ijambo ngo umwami siwe wategeka itegeko ngo rinzane Bibiliya iravuga ngo Imana si umuntu ntabwo ari umuntu nubwo Vashiti yasubizaho gutyo Imana yarabirebye ariko isanzwe ifite n'umutima ku Bayuda bari hirya basigajwe inyuma kuko umuyuda rumeze nk'ukomeye burya yari yibera ku irembo ibwami ariko ko akagira Imana agatunga imbaraga muri we akaba afite icyo witwa imbaraga muri we si ibihe bimuvanaho si n'ibihe bimushyiraho afite Imana imwigisha anyurwa n'ibyo ahembwa anyurwa n'ibyo amusuzugura ariko nta n'uwamenyera oya n'irembo yari ariho yarikoreyeho neza nta raporo mbi yari ahafite
hari abantu bakorera No, ahantu Imana bakagira raporo aha nsubize bano bantu uko twebwe tujya dukorera Imana ituzamurira icyizere ku murimo yadushyizeho waba uwo mu isi mu baturage cyangwa yaba uri uwayo ari umurimo wayo mu isi tuyikorera Yes. igenda ikuzamurira urwego kuko ikubona ko ibyo yari igukeneyemo ibibona ibibona igenda ikongerera iminsi kandi muri iyo minsi ikongereye igashyiraho n'imigisha muri iyo minsi ntabwo Imana irahemba ntazagire umuntu uvuga ngo Imana ihemba umva uri mu bitaro uri kuvura abantu iraguhemba umva ari serivisi w'abantu uri muri banki iraguhemba umva uko kwakunda abantu bakugirira icyizere ugasanga bakwimuye baguhaye revo ahandi hantu ugasanga baguhaye poromosiyo ahandi hantu menya ko urwo rwego Imana igenda igushyiramo ni ibihembo reka nkwereka ku kantu uvuze ubundi Imana uburyo ihembamo iguhembera muri kampani ukoreramo yego njyewe uyu munsi iyi kampani yitwa ngo kuvuga ubutumwa ishobora kuyimpemberamo ariko ubundi Janvier kutunze imodoka utarayitunze si muri iyi kampani byavuye ejo bundi urabutunze n'inzu uryama iwawe iyo ni kampani dukoreramo Imana igenda iduhemberamo nanjye ubundi pasiteri ariko ndabizi ko hari ibintu izakora iyi kampani nkayihemberwamo turakibuka mbwirira aba bantu badukurikiye ko kampani bakoreramo Imana izohereza aho barurirwa n'irangamimerere yawe iri good ako kantu urwego urimo aho bakuzi niyo bazakuvuga neza mbese niyo bazavuga amakosa yawe bavuge n'ibindi bintu hari umuririmbyi yaririmbye ngo izaguhembera aho igusanze uzi icyo bisobanura ni ukuvuga ngo ahantu uzaburi nuhitwara neza izaguhembera none uko umuntu ajya muri bya bintu asanzwe azi neza ko abizi niho Satani amuterera agatangira kumenyera ibyo ngibyo azi agatangira kwangiriza bimwe yirengagije ko aho ngaho ajya kuhaza hari uwo yasimbuye subiramo icyo kintu uzi ko uyu mwanya Janvier abantu benshi bari kwica ibintu bashyizwemo kandi nyamara bari barabisengeye ko bahabona aho birengagije ko baje aho hari undi basimbuye kandi nanone uzagusimbura muvandimwe ntago ari kure ni hano example mu rugero uyu mugabo witwa Hamani agira icyo witwa kuba umunyamaboko Bibiliya avuga ngo abo umuntu ukunzwe ibwami umva wa wundi muzima ngo ni nawe umwami we yari igisonga cy'umwami premier minister yes aterwa n'akantu aho kantu mvuga ni kakandi uburyo umuntu ateye kubi atajya atekereza ko ateye kubaho niba uzi ko woroheje mu bintu bya kamera usubiza umuntu vuba wabanje ukiye kuri dosiye vuba ukayikemura kugira ngo ubone umugisha wawe wuzuye kuko ubushize nababwiye ko umuntu n'umugisha we baragendana ariko ushaka kugeraho umugisha wawe ugiye kuwufata ukawukandagira mu cyimbo cyo kuwufata kandi reka ngurugero rwa bugufi njye nigeze mbana n'umuntu ndavuga nti reka mufashe uko nshoboye nari mfite udufaranga ndangije ndavuga nti reka mushingira ahakorera ndabikora bintwara udufaranga tutari dukeye ngo ageremo kugira ngo aboneke ahantu biba ikibazo amaze nk'amezi 6 arahomba ndamubwira nti ngwino dufatanye ibyo nkora nabyo tuhageze yanga kubikora ahubwo atangira kujya ashaka guhangana n'umugore wanjye none umunsi umwe aza kumbwira ngo umugore wawe twananiranywe ngo none hitamo icyo uri bukore ndamaza none se uragira ngo nkore iki nirukana umugore wanjye usigare uragira ngo bigende gute ngo ubwo nyine ngo uramenya amahitamo ngo uramenya icyo uri bukore erega ibyo ntumze nkubwira uyu muntu namuvanye ahantu ababaye namuzanye none agezaho ku rwego atangiye kumbwira ngo hagati ye n'umugore wanjye nimbitemo ose Janvier wari umugore wawe ahitamo ni nenge wita ngusobanurira aho ngaho ntashyizeho nagusubije uko umuntu ateye ubunebwe bwakubuza umugisha kutagira ishyaka byakubuza umugisha kutagira gahunda byakubuza umugisha kugira uburakari bwihuse umva ni twatugeso tworoshye byakubuza umugisha no kuvuga ngo no kuvuga amagambo gusa none reka nkubwire dore ikintu kibuza abarokora umugisha reka nivugire ku barokore ururimi rwabo uramuzana ngo umufashe akajya yirirwa avuga n'inkweto wambara umubare wazo akavuga amasoro rutunze mu kabati umubare wazo akavuga aho uryama n'amashuka ukwasa akavuga n'imbabura mucaniraho niyo mutekera uburyo imeze donc ukagira ngo yaje gukora lisansima mu nzu ese ukibaza uyu muntu uko namuzanye ngo tubane mucumbikire atishyura inzu ibi bintu yirirwa avuga by'urugo rwanjye akarushyira ku karubanda bivaye ubundi umurokore muzima nge nyine ndi umuntu w'Imana ndasenga ariko agakiza uburere urumva n'uburyo uteye bituma umugisha wihuta
ushaka kuvuga ngo ufite imana ariko nta muco ugira, ushaka kuvuga ngo ufite imana ariko mu byo ukoreramo imana n'abantu muhura ugasanga urabuzwa n'umugisha no kutagira discipline, cyangwa se ugasanga kwa kundi utugambo twawe twashyu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 s
hari uburyo umuntu aba afite akantu kamutuyemo kabi. Ndi munsi ndibanda kuko umuntu ateye nabi, ntabwo bishingiye ku bw'ijambo ry'Imana cyane ngo kumana, bishingiye ku buryo bw'abantu bose muri society. Yes, character muri society. Uyu mugabo witwa Hamani ngo aza kwiyumva ko ibwamaguwe neza, ngo ariko yumva ko kuba Moridekayi atamupfukamira ngo bimubangamiye. Akosa umuzamu. No, ngimana iri mwijuru. Betse gato. Ngimana iri mwijuru ngikajimure bikamwihorera. Nimuhane ninamwohereza umucyaha. Ngo akajya panga imigambi Imana ikamwihorera. Ngo akajya nyura hirya ngakagishyinya Imana ikamwihorera. Mbese umuzamu ari we apfa ngo premier ministeri arapfiti n'umuzamu. Yari yarananiye Imana. Buri hari ibyo bitavuga, ariko hari ibindi bintu buriya yari izamuye mu rwego n'abandi bantu bamuvuga. Ntabwo umuntu w'umuzamu yakaga gupfukamira adafite ibintu babona atari kubona abandi bamushyigikiye cyane. Ariko no kubona Moridekayi afite Imana, afite Imana, nta mpamvu yo gupfukamira umwana w'umuntu. Icyo kintu abantu batwumve neza, ntabwo twagiye kure ikiganiro, turi ku ijambo ngo uko uteye kwiza kwaguhesha umugisha cyangwa se karagiteri zawe mbi zakubuza umugisha ahantu umugisha wawe uri. Ndagira rero ngo nkomeze abantu uyu munsi bafite diplome ziryamye, nta Imana itayivana, nta nahita idepose. None ndashaka kugira ngo iri jambo turivugaho dusa nkaho turisozaho. Uyu mugabo witwa Hamani kuba yanditse ziriya nzandiko ntacyo zibwiye Moridekayi, nubwo ziteye ubwoba Abayuda na Moridekayi karimo, ariko si bwo buryo ari bukoreshe mu kurwana urugamba. Yabwiye Abayuda ati mwese mwambara ibigunira, tubanza tubwire Imana. Iyo strategy ibigunira ikambivugeho kugira ngo babyumve. Bambara ibigunira. Noneho ngo muri kwa byambya bigunira no kwitereta kabyari birimo, ngo babwira Imana ati nidushaka dupfe ariko ntidushobora gupfukamira uyu mwana w'umuntu. Noneho ngo Imana iri mu ijuru iravuga ati kubw'iyo mpamvu kanze n'uririra akari muri uriya muntu yakoze ikosa asuzugura abantu. Nahoze mvugira ijambo mvuga ngo uko uteye kwawe kwiza kwaguhesha umugisha, nuko uteye kubi kuzakubuza iki umugisha. Icyiza ni ukuvugurura imico yawe imwe n'imwe uzi neza ko ikugongesha wowe n'abantu bikagongana, cyangwa nawe ukabuze kara kadefo ugira. Hari abantu bagendana ngo aski, wavuga agahita akubwira ngo aski, akaba yabibwira na boss mu kazi bayambwira atari kwakosoye ibi ngo aski, akagira ngo n'umugabo. Nibyo niyo nkubwira, umuntu agira aski ku mugabo we, akagira aski muri bene wabo, akagira aski muri bakuru be, umuntu ugasanga agira ururimi ruvuga amagambo. Burya rero ibyo bintu n'ibyo biba ku muntu ukabona bitangiye kwaguka mu bandi bantu, umenye ko yangeso yakuze Imana ibigeze igiye kumusimbuza rero. Nuwana burya warakundaga kugira irari ukabigaragaza, ukamenya ko pakundi babango barikinisha, umuntu akikinisha mu bwenge agatuza, akongera agakora icyaha mu ibanga ntibabimenye, ejo bigatangira kumenyekana, umwe bari bakabivuga, batanu bakabivuga. Iyo udahise uvugurura iyo ngeso Imana ibishaka umusimbura. Kandi uzi ko aricyo Sawuli yazize. Icyo ngicyo reka gato. None Imana nguhitiza ngo iravuga iti Moridekayi ntugire ikibazo, yewe ibi bintu biri uyu munsi ni marayika ubibyigiremo, ntufite na kimwe cyo wabikoraho, ariko njye mfite cyo ko ndubyikorera. Imana ikora inama mu ijuru wana upfa ko ufite ikirere cyo ko Imana nta defo mufitanye, nta tuntu mutu kambivugaho wumva. Ariko Bibiliya iravuga ngo marayika araza ntiyaca kuri Hamani ngo amuvugurure, ntiyaca kuri Moridekayi ngo bavugane, oya arimanukira aragenda abwira afata umwami aravuga ati bya bitotsi byawe usanzwe ugira ntabwo twumvikana. Umwami ntiyahishurwa ko ari impamvu kugira ngo itabara undi muntu. Moridekayi aratuje ntazi, Hamani ntazi, ariko umwami ati nta bitotsi ngo hazi inkone. Ati ko wabuze bitotsi byagenza bite? Ati nanjye sindi gushaka ibintu nsakuriza. Ariko n'igitangaza naho marayika wo Imana yamutumye ngo gende umubuze ibi bitotsi. Niwo marayika yaje rero asanga umwami aravuga ati noneho ibiri kubera hanze simbiguhishurira, ahubwo ndashaka kugira ngo nibutse iby'imirimo. Burya Imana ijya kugutabara igutabara ku mwanzi wawe, ntago ari uko mwanzi wawe aba ariko adakeneye iyo ngoma cyangwa nawe arya ibindi bintu, ahubwo nuko azaba yananiye Imana igihe kirangiye.
none uko marayika yahise ahura n'umwami akamubuza ibyo bututsi mu bitotsi akamubuza mu mahoro nibwo yankone wibuke ko ari yavuze bya bitabo ijya ku gitabo cy'ubucura noneho cya gitabo urupapuro yabumbuye rurimo ruvuga ya mirimo myiza Moridekayi iza gute yakoze aho honyine ni marayika yahise ashinga ariko reka mbaze ikibazo uzi kuntu Imana ari seriye wumva ibintu yakoze ngo burya harimwo abandi bantu harimo n'andi mazina ariko aho ariko ngarabumbura ngo agwa ku izina ryande rya Moridekayi donc Imana ntijya yitiranya abantu niba igiye gutabara Janvier kabone naho haba harimo amazina 1000 paka byanze bikunze umuntu igiye gukoresha aragwa kuri Janvier ibi bintu byumve neza yes tunabivugaho uko byagenze kose nubwo iminsi tugendanye ariko uko byagenze kose uyu mugabo witwa Moridekayi yaratawawe ku buryo n'uyu mugabo witwa Hamani yabigizemo iki uruhare ndetse Hamani agiye kuva ku ngoma we yaravuze ati ninjye nizize kuko akari kandimo sinakagize gute sinakamanaginze nageze cyubahiro ndikuza ndashaka kubwira abantu turi badukurikiye muvandimwe mukozi w'Imana udukurikiye nawe utarakizwa ndakwifuza kwakira Yesu umwami n'umukiza ariko nanone ndenzaho rya jambo umugisha wawe uhetswe nawe wibutse icyo kintu uvuze hari abantu bakiriye nk'umwami bakiriye Yesu umwami n'umukiza ariko akabarimo kanze akagomamo yego kandi kwibutse ni benshi uyu mwanya hari abantu batari banakizwa ngo bakiriye Yesu umwami n'umukiza ariko nta n'ingeso mbi bafite bafite imico myiza bitewe na bwa burere wavuze cyane buryo uburere buruta ubuvuki kuko umva kane kantu uko akunda ugira imico myiza niho imigisha y'Imana izira jewe ntago ni sinya nkunda kuvuga uhamya cyane ariko nzi neza ko umukobwa witwaye neza umusore wari wese ni wazaganaho wa muntu uvugana n'Imana wa wundi uvugurira imico ye mugore wawe simuzi uburyo se murambagije simbizi ubundi se indangagaciro washakaga sinzizi donc umuntu wese akeneye umuntu mwiza narindi kwijambo ngo umuntu akeneye wese umuntu mwiza narindi kwijambo rivuga ngo ni wowe uhetse umugisha wawe wowe urakoze cyane ni wowe uhetse umugisha wawe message yumvikane neza kandi abadukurikiye bayumve kubera ko rimwe na rimwe Bibiliya yavanga abantu nibumva ariko ntibakora iby'ijambo ry'Imana ribasaba ngo bazasa nabiri gundorerwa nagira ngo utange message Bibiliya ivuga Bibiliya yavanga umuntu nankunda azitondera amategeko yanjye nanjye nzasaba data tuze tubane nawe nango kumva ntiwumvire ntacyo bimaze kuko n'Aburahamu yagomba gukora amagambo 3 va jya nza akamenya ko ibintu bigomba kumuyobora atabari ibyo finish bya bindi amasezerano arindwi ari yahura yazi bitse bawuta noneho ni wowe uhetse umugisha umfashe tuzagaruke tuvuge ku masezerano arindwi ari amasezerano ate kandi reka nkubwire umuntu wese wizeye arayafite rega Aburahamu ni kibanza cyabizera bose donc ni sogo ngubu ni pasiteri abantu baheruka umugisha muri bangana iki ni miliyari reka tubireke ni benshi cyane ndabwira abantu badukurikiye ndabinginze nanjye kandi nsaba Imana ngo idufashe nakoze cyane menya ko ari wowe uhetse umugisha wawe kandi umugisha wawe nta wundi muntu uzawukugezaho ni wowe n'Imana yawe nakoze cyane uko utagenda uvugurura defo zawe kandi ujye ukunda kureba ingeso zawe kuruta ikiza cyawe ese Janvier ko abantu uyu munsi batubabarire ntabwo turi kuvuga abantu turi kuvuga cyane ijambo ry'Imana kugira ngo riduhindure ariko uyu mwanya dutunza abantu bagenda bareba abandi gusa cyangwa se mu kimwe ukirata nicyo ugezeho ubundi umukire ntaga ahanga amaso byagezeho abakomeza kurwana intambara yo kureba ibindi biri imbere nako n'uwizera agomba kuba ameze agomba kureba aya masezerano uko Imana yatanga kandi yari rimwe risohoye agomba gushaka irindi ntaryame ariko benshi bararyamye uyu mugabo wasengeye Yesu ni Simiyoni yahamagaye Imana kugeza ugashaka kugeza aho Imana imubwira ati ndishimye pe ati ndishimye icyo ndumva nagusezera ariko sinagusezerera ahubwo mva nkubwire numara gutora umukiza w'Abisiraheli w'amahanga rwose uzamenye ko igihe cyageze nawe aravuga ati naho nasaza nkagenda ndidimanga ntengurwe navuganye ndategereje Imana ndiho ndinginga bano bantu
uri umunyamugisha uko bukeye nuko bwije ikirere cy'umugisha cyagenewe wowe amahirwe yagenewe wowe ariko satani kuko itambika akwitambika agendeye ku ngeso zawe ntago akwitambika kubera ko wageze kuri hoteli runaka ntago akwitambika ko wahuye n'abantu runaka akwitambika ari kureba akakurimo ko kakura ngo uveho abandi bajyeho usigarane umubabaro none kuko uhetse umugisha w'abana bawe uhetse umugisha w'umugore wawe uhetse umugisha w'umugabo uzashaka n'umugabo uzashaka uhetse n'umugisha w'ababyeyi bawe kandi umenye ko kavukire yawe iracyagutezaho amaronko umva uko ijambo rivuga riravuga ngo umuvandimwe aberaho gukura bene se ni njyewe Imana izakoresha nkure bene mama none ubwo Imana yagutoranyije ntubireba ko yaguhamagaye none kari wowe Imana yahisemo gusa ikabona ukabona gukuza kari wowe igende umunyana hano ukabona kuneshereza wacunze bya bindi bintu ukanesha bimwe ugakuza ibindi by'umugisha kugira ngo babandi baheza andi baveyo iyo umugabo witwa Yesu afataza kwemera gatishati kwitwara neza ngo ari kure iriya shaka yitata ngo yemera nafungwe iriya nzari barabakubitiye kanani kabarangiza Gosheni bari kuyibona ndashoje urakoze cyane Imana igumugisha ndabwira abantu bose mbashimira muri no minsi niwo mwuka ndimo kubwira abantu ngo nibamenye icyo baricyo aho batuye bamenye icyo bamaze nejo hazaza barwana intambara yo kugira ngo zagere ejo heza habahagire ariko batangirije ibindi kandi umwana wawe uwe umugabo wawe umufiance wawe na societe tubayemo uyigirira umumaro ariko buri uziko buriye mu bintu bya mbere byatumye Imana idushyiraho icya mbere no kugira ngo dukorere abandi donc ubundu wo gukorera abandi uyu muntu rero washyiraho gukorera abandi akaba atari kubakorera burya Imana iramubonamo ko nta mumara ariko yes nibyo rero bivuze ikintu gikomeye yes ndi gusoza rero dukwiye kugira ikirenge mu cya Kristo kugira ngo abantu bose batubonemo ineza kandi ikindi niba utari umukristo sibyo ndakwinginze nawe bera abandi umugisha bera abandi umugisha rwana kugira ngo umugisha muri wowe yuzure uhinduke ikigega cy'abandi bavomera niyo mateka yumva ngo umuntu yabaye intwari barimo baramuririmba nibikorwa urumva ibyo sinsobanura ibyabaye muri kane yo gutatira ngo njye haruhande ndakumenyesha ko umugisha wawe nta wundi uzawuguhereza umugisha wawe kandi ntago bivuga uyu munsi akambivugaho gatoya umugisha wawe muri mu masezerano y'Imana no mu bwenge bwa uko Imana igiye gukingurira ikirere niko abandi batungura uko nyine bakingurira ikirere niko abandi batungura kandi ntuzabigeraho utafashe umwanya ngo utekereze ku Mana ngo winginge Imana ngo yagure ibitekerezo byawe rakoze cyane kadusenge dusaba umugisha sabe umugisha abantu bose bumvishije ijambo kandi ninginga Imana isumba isi n'ijuru ngidukize za kamere uko niko kuri kamere kugira ngo wineshe biragora ariko turwanayo nkuko turwana na karande z'imiryango tukarwana na karande zaho tunyura n'ibyo byose ndaho duhura ariko se kushaka kuncokoza reka tuzavuge kuri karande tuzavuge kuri karande tugarutse kuko karande nayo igira uruhare oya ndashaka uzabisobanuraho byimbitse uburyo ivutse umuntu amasezerano ikanamukubitira ahantu yarageza agahanuka akikubita hasi burya abantu benshi za karande zabahanuye ahantu hari abari bageze ku rwego rwo hejuru dimension bariho ari level yo hejuru cyane ariko kubera karande barahanuka nibyo nimo nkubwira ubundi urwego rwose ugira habaye umuyaga uko uvuye mu rwego usanga n'umuyaga noneho karande kimaze ni uko kwitambika ikakubera dodani igakumanura rero ibyo tuzabivuga tubisobanure neza ariko ubu tuvugana ariko uziko uvuze ikintu ndayishuriwe soza tuzavuga kuri karande twagarutse ndumva twatangira ikiganiro ibya kandi tubivuzeho karande ntireba umwana ntireba ungimbi ntireba ushatse n'abasazi bajyamo n'ushaje imugeraho kugira ngo uneshe karande n'izindi imbaraga tushaka kuzavuga reka tuzazivugeho ariko twa turi kugejeje muri vuga ngo nyamuneka reka iki kurimo kibera abandi bose neza kandi ucunge akakurimo kandi uzi nawe urakazi nagari tuvugana ngo tubeshya urakazi ko mwibanga urakazi ko mu bantu urabize gashingiye ku rurimi agashingiye ku mutima agashingiye ku mubiri agashingiye ku matwi ahantu hose urahazi ndakwinginze gerageza ukamanaginga kugira ngo igihe cy'umugisha nyawo nuza utazawunyagwa ngo ufatwe n'undi uzi neza ko atarawukwiriye kandi nkubwa kandi masoza ndakumenyesha ko iko kamera igenda iba nyinshi iba nini yaguka Imana igenda ikuzura Rwanda yawe
kugira ngo ajye mu kimbo cyawe ko wowe wananiye Imana wananiye Imana unanira n'abantu kugukuramo rero biroroshye cyane ko niwe wikuramo ntuzirenganye ko wavuye mu mugisha wawe uzi ko nta mukinnyi utagira umusimba Urakoze. kandi nta kibuga kibura abakinnyi ni ikiganiro sivuga ubutumwa nyine ngo dusoze dutya ariko ndabinginze umugisha w'Imana babeho mwese mu izina rya Kristo kadusenge reka dusenge mwami Yesu turagushimiye amen tugushimiye ko uri umukozi w'umuhanga tugushimiye ku bwa Janvier waduhaye ngo umwanya tuganire tugushimiye ko mwami tuganiriye ijambo ryawe kandi icyo twifuza no kugira ngo buri muntu wese abere undi mugisha icyo twifuza no kugira ngo dutungane mu maso yawe uhire iri jambo kubateza amatwi baryumva buri muntu wese uritegeye amatwi abashe kuryumva uko bikwiye ahindurwe naryo mu izina rya Yesu icyo dukeneye ni ukuzabona impinduka zizanywe n'ijambo ryawe umwuka wera akomeza akora imirimo n'ibitangaza hagati mu bwoko bwe kandi igihe gikwiriye tuzabona ubuhamya bw'iri jambo ko rigeze imbuto zikwiriye urakoze ko umugisha Janvier kandi nanjye twafatikanije uduhana umugisha mu izina rya Kristo Yesu amen.